Uyu ni umugabo wamamaye cyane nyuma yo kugaragara muri filime Ikimenya Bose Prison Break. Iyi ni filime yatumye kundwa ku ruhando mpuzamahanga, amenywa n'abantu benshi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe Mark wakinnye Prison Break. Ese ni muntu ki? Ese ni ibihe bintu 10 waba utazi kuri uno mugabo ugomba kumumenyaho? Icyo ngusaba ni ukugumana nanjye paka ino video irangiye. Reka nkwibutse ko icano yitwa Rukezo, tukaba tubagezaho ubuzima bwa stars batandukanye baba bakina mu mafilime. Tuvuga filime bakiriye kurya utazibya gufasha kuzireba. Niba wumva interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacika n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Niba wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire tureba ese Mark wakinnye Prison Break ni muntu ki? Ubundi amazina y'inyakuri yitwa Mark Felicien. Yavutse ku ya 8 Kamena umwaka w'1971. Avukira muri New York. Aha ni muri USA. Yakuze akunda umukino wa theatre, bituma yiga muri Princeton University, aho yahakuye impamyabumenyi mu buvanganzo. Nyuma yakomereje amasomo ye mu Bwongereza muri London Academy of Music and Dramatic Art. Mark yamenyekanye cyane muri filimi na series zitandukanye, aho yagaragaye muri Royal Pain. Yakinnye nka Dr. Hank Lawson, muganga wigenga w'abaherwe. Agaragara muri filimi nka What Women Want, yasohotse mu mwaka 2000. Yakinanye na Mel Gibson. Agaragara muri In Her Shoes, yasohotse mu mwaka 2005. Filime akinamo ndetse na Cameron Diaz ndetse na Toni Collette. Agaragara muri filime yakunzwe cyane Prison Break. Yagaragaye mu mwaka 2017. Yakinnye nka Jacob Anton Ness, mugabo wa Sarah Tancred. Akaba ari nawe muntu wibanzweho muri iyi season. Nyuma bigaragara ko ari umutwe w'itsinda ryari ryarateguye igikorwa cyo gufunga Michelle Scofield no kumugira nk'uwapfuye. Yari umuntu w'umugambanyi yihinduraga isura kugira ngo agumane Sarah ndetse n'umwana we. Mark yashakanye na Dana Karen, umwanditsi wa filime, kandi bafitanye abana 3. Uretse gukina ni umuyobozi ndetse ni n'umwanditsi w'amafilime. Dore bimwe mu bintu Mark azwiho cyane. Azwiho gukina neza cyane abantu bafite ubwenge bwinshi kandi basa n'abanyarugomo, bihishe inyuma y'ishusho y'abantu beza. Ni umunyabigwi nko gukina filime zifite umwuka woroshye, comedy drama. Nubwo muri Prison Break yakinnye nk'umushyahe. Wakoze kunkurikira. Niba undi mustar yifuza ko twagukoreraho, wambwira muri comment nta kibazo. Magara Gustave niko nitwa. Ciao ciao. Hasta luego.